Reka tubashimire mwese bakomeje gukurikira ibiganiro bya Class TV cyangwa se Sel TV. Twizera ko aho uri hose, haba ari mu Rwanda, muri diaspora, ukomeje gukurikira ibiganiro byacu, kandi tunagushimira ko benshi bakomeje gukora subscribe kuri iki kiganiro kugira ngo bikomeze bibonere inkuru nziza kandi inkuru z'umwimerere. Uyu munsi rero nk'uko mubizi mu biganiro tubagezaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo amakuru muri showbiz, amakuru ajyanye n'imibereho y'abaturage, inkuru zikora abantu ku mutima cyangwa se zishobora kugira icyo zibigisha, ndetse n'inkuru zigira ikintu zamarira sosiyete, harimo nko gufasha abababaye n'ibindi n'ibindi. Uyu munsi rero tubaza kuza ku bijyanye na showbiz nk'uko mubizi ko ariho dukunda kwibanda cyane. Mushobora kuba muribaza muti ese ni iki tugiye kubazanira, cyangwa se ni nde muhanzi, cyangwa se ni ikihe cyamamare tugiye kuganiraho. Nk'uko mubizi rero mu biganiro byacu dufitemo agace kitwa ngo yakiriwe ite. Ishobora kuba ari indirimbo, ishobora kuba ari film, ishobora kuba ari documentaire, ishobora kuba se n'ikindi kintu gitandukanye cyangwa se igitabo. Ahangaha hose tuza tubabwira ikintu runaka kiba cyageze muri showbiz, uburyo cyakiriwe yaba n'abafans cyangwa se n'abandi bantu batandukanye ku buryo butandukanye, ko muzi ko buri wese ugize igikorwa runaka akora abisangiza imbuga nkoranyambaga cyangwa social media. So twebwe icyo dukora, tugenda duhuza amakuru y'abantu batandukanye, baba ari abastar batandukanye, baba ari abanyamakuru, cyangwa se n'abanye icyo kintu icyo baba bakivugaho, ndetse n'uburyo baba babona cyakiriwe muri society. Uyu munsi rero mu gace kacu mushobora kuba murimo muribaza muti se niki twabazaniye. Uyu munsi twabazaniye kimwe mu gihangano cy'umuhanzi umwe ukunzwe cyane hano mu Rwanda, nta wundi ni umuhanzikazi Butera Knowless. Ngira ngo muramuzi, Butera Knowless yakoze umuziki kuva kera cyane, akaba ari mu nzu itunganya umuziki cyangwa se ifasha abahanzi ya Kina Music, ndetse iyobowe n'umugabo we ariwe bita Ishimwe Clement. Guys, uyu munsi rero ntago byoroshye, kubera ko iyi ndirimbo ya Butera yakomeje kuza ivugisha abantu amagambo menshi cyane. Mu by'ukuri benshi bayikunze, abandi bageze ibitekerezo batanga bavuga ko ikwiriye kugira ibyo ikosorwa, abandi bakabwira umuhanzi nyirizina Knowless, bamubwira bati Knowless, ukeneye gukora ubundi buryo kugira ngo wagure umuziki wawe, cyangwa se hari ikindi kintu ukeneye gukora, cyangwa se hanyuma n'abambwiye bati ukwiriye kuva mu muziki ukareba ikindi kintu ukora, kuko umuziki si uwawe. Ariko ibyo ni ibitekerezo by'abafans, twebwe turabihuza tukabibazanira kugira ngo namwe mukore judgment yanyu, ndetse muze kugira n'icyo mukora, ndetse n'iyo ndirimbo mwayikunze mukomeze muyikunde. Icyo nababwira rero ni uko mwe mukora subscribe, mugakanda kuri subscribe hariya hasi, ndetse mukaba mwanatanga na comment kugira ngo ikiganiro kirusheho kugenda neza, ndetse mushobora kuba mufite byinshi cyane mwatwungura, cyangwa se ibyo mwatubwira twakomeza kongeraho mu kiganiro cyacu kugira ngo kigende neza. Ibi nibyo rero tuba twabazaniye. Nk'uko mubizi rero, umuhanzikazi Butera Knowless yamaze gushyira hanze amashusho y'indirimbo nshya yise Blessed. Iyi ndirimbo ikaba yasutse kuri uyu wa gatandatu, kuri wa gatanu tariki ya 4 Ukwakira 2019. Amashusho y'indirimbo ngira ngo kubashe kuyireba neza, afite iminota igera kuri 3 n'amasegonda 29. Akaba yarakozwe cyangwa se yatunganyijwe n'uwo bita Meddy Saleh. Uyu nguyu mujya muramuzi, ni umuproducer cyane umaze kugira hagera mu bijyanye no gukora amashusho. Nanone amajwi yayo cyangwa se audio akaba yarakozwe na Ishimwe Clement wo muri Kina Music, ari nawe ufite inzu ifasha Butera Knowless, akaba n'umugabo we, kugira ngo murabizi neza cyane. Iyi ndirimbo rero tujyaje kubabwira uburyo cyangwa se uburyo kikoze. Ni indirimbo itangira Knowless asoma rumwe mu butumwa bwo ku rubuga rwa Instagram cyangwa Facebook na WhatsApp bwa bamwe mu bantu, amazina yabo agaragara n'abandi atagaragara. Baba bagiye bandika ibitekerezo bitandukanye bamubwira ko hari ibyo akwiriye gukosora, abandi akamubwira ko bibaye byiza yareka umuziki. Ngira ngo uko mwabitangiye n'ubundi iyi ndirimbo imaze kujya hanze, benshi bagiye batanga ibitekerezo nk'ibi ngibi. Ahangaha rero uwitwa Fidel Habimana yamubwiye ko akwiye gushima Safi wamwinjije mu rugendo rw'umuziki. Ngo murabizi ko hano inkuru ya Safi na Knowless yavuzwe cyane ubwo batangiraga umuziki. Uwitwa Augustin we yamwandikiye amubwira ati Knowless abishoboye yashaka ikindi yikorera kimuteza imbere. Muri 2017 ntabwo izo ndirimbo zigiye kumbwa mu Rwanda. Guys, ibintu ntabwo byoroshye. Uwitwa Christian Acthrey we amubwira ko akwiye kureka kwitwara nk'abagabo, ahubwo akitwara nk'umugore w'ikimero. Muri iyi ndirimbo nshya uyu muhanzikazi arimba asaba Imana kumukiza imitego y'abanzi yise aba Babyloni. Ati kuko bangenza ubuzima bw'intama
yawe, kuko bagenza ubuzima bw'intama yawe. Icyo batazi ni nka ka gati kateretswe n'Imana. Amagambo akomeye cyane aha ngaha Knowless yatangaje cyangwa se yabashije gushyira muri indirimbo ye. Knowless kandi yatangarije bimwe mu binyamakuru bitandukanye ko indirimbo Blessed buri wese yayifashisha, ariko ko nawe akimara kuyihimba yasanze yivugaho. Ati ni indirimbo iri mu butumwa umuntu uwo ari we wese yakwifashisha cyangwa se yakoresha, gusa nanjye maze kuyihimba nisanze ndimo. Yavuze ko yakoze uko ashoboye cyangwa se agakora igishoboka cyose kugira ngo ibigaragara kuri cover yamaze iyi ndirimbo anabishyire mu mashusho y'indirimbo ku buryo byorohera uyireba guhuza ubutumwa yashaka gutanga mu ndirimbo. Muri indirimbo kandi nanone Knowless agaragaza ko hari byinshi mu bikorwa by'umuziki agezeho, harimo n'ibitaramo bikomeye amaze kuririmba, ngira ngo babashije kubona amashusho mwayibonye. Harimo n'indirimbo kandi yahaye umwihariko w'imyambaro itandukanye. Iyi ndirimbo rwose ngira ngo mwabonye ko iyi ndirimbo yagerageje kuza yahinduye isura cyangwa se yahinduye uburyo ki Knowless dusanzwe tumuzi. Ngira ngo yanifashijemo benshi mu barasta ngaha bo mu Rwanda kugira ngo iyi ndirimbo ibashe kugaragara neza cyane, ko cyane cyane ko ino ndirimbo iri mu njyana ya reggae. Muri iyi ndirimbo hagaragaramo umuraperi Columbus, ngira ngo muramuzi, hano baririmba amwe mu magambo aryoshye iyi ndirimbo. Columbus ku batamuzi, Columbus ni umwe mu bahanzi b'abahanga bari mu muziki wa gospel, akaba akora injyana ya reggae mu mwihariko we yise Lataja. Columbus kandi akavuga ko yifashishijwe na Knowless muri iyi ndirimbo kugira ngo abashe kuyiryoshya nk'uko benshi mwagiye mubireba. Columbus ni umwe mu batangiye umuziki ariko igihe cyaje kugera ahagarika asa naho abiretse. Mu kubaza 2018 ngira ngo nibwo yongeye gusa nk'ugarutse cyane. Indirimbo ye noneho yarahimbye yitwaga Naganze Remix, ikaba yaraje kwegukana igihembo cy'indirimbo nziza hip hop cyangwa se Afro Pop Song of the Year cyatanzwe na Groove Awards Rwanda. Ngira ngo rero ino ndirimbo ya Knowless ni ikintu abasha kwivugaho cyane cyane, ariko icyo nababwira cyane ni uko muri ka gace kacu tuba twabwiye ko tuba tugiye kubaganiraho uburyo ki yakiriwe n'abafana. Turahera ngaha ku banyirayo cyangwa se ku bayikoze, ubwo turahera kuri Clement abo muri Kenya Music, ko niwe wabashije kwishyira hanze bwa mbere abwira abantu ko yasohotse hanze. Akishyira hanze rero benshi cyane bagiye ikintu bavuga kuri iyi ndirimbo. Bamwe bati iyi ndirimbo ikwiriye kugira ibyo ikosorwamo, abandi bati iyi ndirimbo ni nziza cyane yaje tuyikeneye. Clement we rero nawe ngira ngo ntabwo yaripfanye, yagiye agerageza gusubiza bimwe mu bitekerezo cyangwa se mu byo abantu bayivugagaho, ubwo yari amaze kuyishyira ahangaha kuri social media. Ngira ngo ahangaha harimo nk'uwavuze uwitwa Tuyishime 928 kuri Instagram, yavuze ati baramuvuga nabi ntibigira icyo bihinduraho, ahubwo agatera imbere kurushaho. Kabebe good job, bareke bakomeze bivuga imyato we blessed. Ngira ngo iyi ni kimwe mu bitekerezo umufana yashyizeho ubwo yari arimo commentinga ku ndirimbo Clement ishimwe yaramaze gushyira hanze. Ahangaha rero none twavuga ko hari undi witwa Baby Cohen yavuze ati nta hit izagira pe, mujye mureba icyo abafanizi banyu bakunda, iyi sinayikunze gusa je t'aime mama or. Ahangaha Clement ntabwo yaripfanye, yamubwira ati kutayikunda ni amahitamo yawe, reka n'abandi tubaha amahitamo yabo, naho guhanura ko itazakundwa byo numva wabihariye Imana yo izi ibizaba n'ibitaraba, komeza uryoherwe n'izindi yakoze wakunze. Ahangaha rero ngira ngo abafana benshi cyane bagiye bavuga ko indirimbo batayikunze, abandi bati twayikunze, ariko icyo twababwira cyo ni uko nyuma yaho twaje kwegera umwe mu bantu cyangwa se twaje kureba bimwe mu bitekerezo by'umwe mu bantu ngira ngo musanzwe muzi muri showbiz, tukaza kureba icyo bayivuzeho cyangwa se nabo icyo bayitangajeho. Ngira ngo muzi umuntu witwa The Cat Vivo 250, uyu nguyu ntabwo ajya aripfana. Iyo hari ikintu batabona muri society cyangwa se muri showbiz, ngira ngo ni umuntu wa mbere ushobora guhita akubwira uko abyumva. Iyi ndirimbo bakimara kuyipostinga ngira ngo yashyizeho agira ati Butera Knowless umuziki uramunaniye kumugaragara. Ngira ngo The Cat Vivo ni umwe mu bantu bazwi cyane kuri social media, bagira ikintu
bahindura kuri showbiz cyangwa se baje kugira ngo bagire ikintu bahindura kuri showbiz. Ngira ngo rero ino ndirimbo we ntiyemeranya cyane na Clement cyangwa se n'abandi bafans ba Knowless bemezaga ko indirimbo ari nziza, bakaba yavuze ko Knowless agifite byinshi byo gukora. Kimwe muri ibyo ngibyo akaba yagaragaje ko umuziki umunaniye ku mugaragaro. Ngira ngo rero ni bimwe mu bitekerezo abantu bagiye bashyiraho bivuga kuri ino ndirimbo ya Knowless. Bamwe bayemeje ko ari nziza, abandi bati ntabwo ari nziza. Clement we birumvikana we nk'umuntu wayikoze ntabwo yavuga ko ari mbi, abavuga ko ari nziza of course, ariko abafanzi hari uburyo ki bayibona, cyangwa se abanyamakuru cyangwa se n'abandi batandukanye. Nk'uko aha ngaha The Cat Vevo 250 we yavuze ko Knowless akwiriye kuva mu muziki kubera ko umuziki munaniye, akaba yagira ibindi bintu akora. Ariko benshi bagize ibintu bakomeza kugenda bongeraho. Icyo nababwira cyo nuko indirimbo yo yasohotse kandi hari, kandi n'abashaka bashobora kubibona kuri YouTube channel nk'uko mubizi. Gusa benshi baba bagenda bashyiraho comment zabo. Icyo nabwira namwe ni uko muza kuza gushyiraho comment zanyu mukagenda mugaragaza ese indirimbo mwayumvise mute, ese indirimbo mwabonye kuko hari indirimbo iri mu butumwa bwiza Knowless yavugaga cyangwa se ubutumwa bwafasha buri wese. Ngira ngo rero muri kano gace kacu ka yakiriwe ite nicyo tuba tubabwiraho, tugira ngo buri wese atange igitekerezo cye maze turebe indirimbo, cyangwa se turebe noneho n'icyo umuhanzi aramutse asanze indirimbo cyangwa se igihangano yashyize hanze kidakunzwe mu banyarwanda cyangwa se no hanze yarwo, amenye icyo yakomeza gukora kugira ngo umuziki we urusheho kugenda neza. Ngira ngo ni uburyo bwo kwikosorana, ntabwo ari uburyo bwo kumusenya cyangwa se uburyo kugira ngo dusenye muzika nyarwanda, ariko twe twaje twubaka duhereye ku byo dufite, ko turabizi neza ko abanyarwanda bafite ibintu byiza cyane. Reka rero mbashimire cyane mwe mukomeje gukurikira kino kiganiro, nongera kubitsa ngo mukore subscribe aho muri hose. Ni ugukandaho hariya warangiza ugahita wibonera amakuru cyangwa se ukajya wibonera notifications kubwira ibiganiro tuba twamaze gushyira kuri YouTube channel yacu ya Class TV. Reka nkubwire rero ukomeze unogerwe n'ibiganiro byiza cyane Class TV kugezaho, nizera ko aho uri hose ukomeza guteraho comment cyangwa se ugakora na like kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikuryohere ahari. Ngewe rero reka mbabwire ngo naho ubutaha. Icyo twashaka kubaganizaho ni kuri indirimbo ya Knowless ndetse na bimwe mu bitekerezo abantu bagiye bashyiraho bitandukanye. Reka mbabwire ngo nge duhure ubutaha twongera kuvuga ku muhanzi cyangwa se tubazaniye indi nkuru nanone imeze neza. Ciao.